ubundi biba bizwi neza ko waba uri umugabo cyangwa umugore uba ugomba kuba wakwita ku nshingano z'urugo cyangwa se wakora ibintu byose bisabwa mu rugo ndetse ukabikora wivuye inyuma. Dutangiye umugore ari ahangaha ndetse ariko cyuma ari kuba yarotera amafaranga rwose, afite amafaranga y'amadolari ahangaha ari kuvuga ati mwana urakoze, niko kuba yayabika ndetse yagize ngo ayabitse mu mufuka w'inyuma. Kumbe hari umugabo wari umuri inyuma ndetse atangira kuba yakibikira ya mafaranga, arangije yiyambarira ipantaro ze rwose. Umugore nawe ahangaha yakomeje ari kuba yabikura n'andi cyangwa se ari kureba neza ko ikarita yiwe yikuramo. Kumbe umufungo umugabo wacu ahangaha yari amaze kuba yawutsindira. Umukobwa nawe yari ari kuba yafata agakapu ahangaha ari kuba yavuga ati amafaranga yanjye. Kumbe hari umugabo waje yirukanka aramubwira ati ese amafaranga uri kuba wabikura turacyayafite? Umukobwa niko gutangira kuba yareba mu isakame yiwe, umugabo niko gutangira kuba yakikora ku gahanga, umugore nawe niko gutangira ahangaha kuba yarira rwose amabere yikora tonse ari kuba yavuga ati ibisa noneho ndabasha kuba nabibara gute, ati ndabigenza gute ko yari tiyo tike yagombaga kuba yankura muri iki gihugu. Umugore yatangiye kuba yarira ahangaha rwose. Kumva ahangaha mwibuke umugabo yari amaze kuba yajyana amafaranga ndetse bigaragare ko umugabo yari yifitiye ibibazo agomba kuba yakitaho, ntabwo nabasha kuba namucira urubanza. Umukobwa yatangiye kuba yabwira umugabo ahangaha ati ariya mafaranga nayashakaga rwose, ati niyo nari nsigaranye imbere n'inyuma, ati niyo mpamvu nari ndi kuba nayabikuza, ati ndakwinginze mfasha atube wayansubiza. Kumva umukobwa ahangaha we yari azi ngo ni uyu mugabo umwibye amafaranga, akomeza ari kuba yayamusaba amubwira ati se ubu ngubu noneho ndaza kuba nabikora gute, ndaza kuba nabigenza gute. Uko bakomezaga kuburana aho ngaho umugabo we yari yigendeye. Umugabo amubwira ati rwose umugabo ukwibye amafaranga anyuze ahangaha, ati mukurikire. Umukobwa niko kuba yamukurura ati ndakwinginze mfasha, ati ndakwinginze mfasha rwose, ati ndaza kuba nagukorera igishoboka cyose nanjye. Umugabo niko kuba yamubwira ati ndabona ahangaha hari gucaracara umupolisi, ati reka tube twamusaba ubufasha wenda we ari buze kuba yadufasha. Kumva aho ngaho hari umupolisi wari uri gutambuka. Umugabo niko kuba yatangira kuba yamuhamagara ati afande, ati afande tabara hano. Afande nawe niko kuba yaza yirukanka, ndetse murabizi tubatorera kuba bakemura ibibazo by'abaturage. Umukobwa yatangiye kuba yambwira ati ngewe ahangaha ati ndi kuba natega ngo mva ahangaha muri uyu mujyi njye mbe najya mu wundi, atari ko amafaranga nagombaga gukoresha rwose umusambo atarayanyibye. Umupolisi niko kuba yambwira ati wowe tuza turaza kuba twabikemura, ati mbwira ikibazo ufite witonze. Umugabo niko gutangira kumubwira ati ngewe ati narinda ahangaha rwose uyu mukobwa ari kuba yabikura amafaranga, arangije kuba yayabikura ari kuba yayabika mu mufuka. Ati umugabo rwose w'umuzungu muremure atamukoze amashyize ipantaro inyuma, arangije amafaranga yabika mu mufuka we, arangije arirukanka. Umupolisi niko kuba yahita ababwira ati nta mwanya dufite ahangaha, ati tube twagenda twirukanka tube twajya kureba uwo musambo, ati atarajya kure. Kumbe barakwereka umugabo ahangaha nawe yarirukanse cyane, mbese bigaragare ko yari amaze no kuba yananirwamo. Yageze ahangaha atangira kuba yakiruhutsa, atangira kuba yavuga ati rusi, ati kubera iki wabashije kuba wankora ibi ngibi, ati kubera iki wabashije kuba wankora ibi ngibi, ati ukansiga ukagenda ndetse ukajyana n'amafaranga kandi yari kurera umwana. Kumva umugabo yahise atwikurura ahangaha, arangije bigaragare ko yari yahasize akana gato y'akabebe disi. Atangira kuba yakabwira ati mwana wanjye ihangane, ati ubu ngubu ibintu byose bigiye kuba byamera sawa, ati papa afite amafaranga ahangaha. Bigaragare disiko uyu mugabo amafaranga yaravuye kuba yakiba yari ayo kugira ngo arere umwana we, ndetse ahise abwira umwana we cyangwa se ageze ahangaha ari kuba yaruhuka, yatangiye kuba yavuga ati rusi kubera iki wankoze ibi ngibi, ati byari ngombwa ko ugenda ukansigara n'umwana, ati ukagenda unyibye amafaranga. Bigaragare ko uriya mugore avuye kuba yakiba amafaranga ndetse uri kuba wamuteza polisi ngo zimufate yari umugore wiwe. Kumbe kugera ahangaha bari kwiruka nabo bageze ahangaha basanga umugabo yiteruriye umwana rwose nta kibazo afite, ndetse na wa mufunga awukenyereye uri mu mufuka. Umugabo yatangiye kuba yabwira afande ati dore umugabo watwibye amafaranga cyangwa se wibye umukobwa amafaranga, ati nguriya rwose. Kumbe umugore yatangiye kuba yamureba,
atangira kuba yareba ku ruhande ndetse atangira kuba yakigira amakosa yishinja. Umugabo yari ari gutanga ikirego aha ngaha ati uriya mugabo rwose mugomba kuba mwamufata akajya kuba yahanirwa ibyaha yakoze. Ati kwiba ntabwo ari byiza hano mu gihugu cyacu. Kumbe umukobwa yatangiye we kuba yareba ku ruhande bigaragare ko nawe uriya mugabo yari amuzi. Umugore yatangiye kuba yababwira ati ibyo ngibyo mubyihorere, ati ubu ngubu bigezweho n'ibyanjye tugiye kuba nabikemura. Afande agiye kuba yafata umusore ngo amufunge. Umukobwa yatangiye kuba yabasobanurira ndetse atangira no kuba yabaye impamvu zitumvikana ababwira ati umugabo rwose turi kuba twashaka wanyibye, ati ntago ari uriya muri kuba mwamwibeshyaho. Ati se wamubonye n'uriyara? Umupolisi we byatangiye kuba byamucanga aha ngaha. Umugabo aramubwira ati ariko ceceka wa mugore we, ati umugabo nawe wakwibye, ati njye nabashije kuba namwibonera ngo uriya. Mwibuke uyu mugabo uri aha ngaha we umusambo cyangwa se uriya mugabo wacu ndetse wagiye kuba yakiba amafaranga akaba ateruye umwana, yamwiboneye natwe twabibonye rwose ko uyu mugabo yari ahagaze hirya ye. Umupolisi niko kuba yababwira ati rero mureke njye kuba namufunga. Umugore agakomeza amubwira ati nta mpamvu, ati ndemera kuba nakishyura igihe mbatesheje, ati ariko uriya mugabo ndi kubona atari wowe wabashe kuba wanyiba. Ati se gute umugabo ufite umwana, ati yabasha kuba yata umwana cyangwa se yarambika umwana akajya kwiba? Kumva umugabo yari yibereye hirya, ntiyari yamenye inzanga hakuno ko abapolisi babashe kuba bamugeraho ndetse bari kuba bamushaka ngo babe bajya kumufunga. Ndetse umugore uri aha ngaha we yakomeje ababwira ati mwe mwabareka twigendere, ati mutavangira umugabo uri hariya uri kumwe n'umwana. Bigaragare ko atashaka ko bavumbura ukuri. Umupolisi niko kuba yambwira ati oya sha, ati ngewe ntabwo nakemera kuba nataye umwanya ndi kuba nakirukanka, ati nindangiza mbe nasubirirayo aho ngaho, ati uriya mugabo ngomba kuba namufunga. Polisi we yahise afata iya mbere ndetse aza yiruka aha ngaha ko umugabo aramubwira ati ugomba kuba washyira uwo mwana hasi cyangwa se ukamuha mama we, ati kuko ngiye kuba najya kuba nagufunga. Kumva umugabo niko kuba yatangira kuba yahindukira yitonze ndetse atangira kuba yareba umukobwa wari uri aha ngaha. Umukobwa w'isoni zari zamwishe ndetse bigaragare ko yari mama w'aka kana. Umupolisi yatangiye kuba yambwira ati gute umugabo nkawe, ati mbona ufite amaboko n'amaguru wakagombye kuba ujya gukora, ati wakagombye kuba uri ko wahemukishwa n'utuntu tw'ubusa uri kujya wakiba. Umugabo niko kuba yatangira kuba yambwira ati ngewe niba, ati se urabizi neza ko nabashije kuba nakiba, ati se ninde wakubwiye ko ngewe nagiye kuba namwiba? Kumva umukobwa w'aha ngaha yari ari kuba yareba ku ruhande. Umugabo niko gutangira kuba yasubiza amaso inyuma ndetse atangira kuba yabaganirira inkuru yose ukuntu yatangiye. Umugabo yatangiye kuba yabwira ati byatangiye ubundi mvuye ku kazi, ati nibwo nari ntashye ngewe mu rugo ndi kuba nabwira umugore wanjye ibyo tugomba kuba twakora, ati ariko umugore wanjye yasohotse mbona ntazi ibintu arimo rwose. Ati uyu mugore ati yasohotse aha ngaha ndetse yari yiberanye, dore kumbe wa mugabo wari uri kuba yafashe uyu mugore kuba wafata uyu mugabo cyangwa se bakiruka kuri uyu mugabo bari kumwe aha ngaha. Umugabo niko kuba yababwira ati ndatekereza mugomba kuba mwansinyira aha ngaha. Kumva uyu mugore bigaragare ko yabanaga n'uyu musore ariko ajya kuba yaryamana n'abandi bagabo. Kumva umusore ageze aha ngaha yanze kuba yavuga ko ari nyir'urugo, atangira kuba yaho umugabo yari asanze aho ngaho amubwira tugomba kuba wansinyira kuri ibi bipapuro rwose, ati ndetse mugomba no kuba mwakishyura amafaranga y'ibishyingwe. Ubwo umugabo yari ari kuba yamubwira ati njye ntabwo mba aha ngaha, ati nayo naje kuba nakiryamira aha ngaha gusa, ati ngo mbe naruhuka mu mutwe. Uyu mugore disi uri aha ngaha ntabwo yari shyashya. Kumva umugabo yahise asubira mu nzu. Umugore atangira kuba yakitegereza umugabo we. Umugabo we niko kuba yambwira ati se umugabo wawe arataha ryari ngo nanjye mbe nakitahira ko numvaga nashakaga kuba naza mu rugo? Umugore niko kuba yareba hirya no hino atangira kuba yasaba imbabazi. Kumbe muri ako kanya umugabo we ntiyari abyitayeho. Umusore yinjiye mu nzu arangije amubwira ati aya ngaya niyo mafaranga ahari none, ati ayandi rwose uzagaruka aha ngaha uyu mugore abe yayaguha. Kumva umugabo wari wigizije cyangaha ntabwo yari azi ko uyu mugabo ari we nyiri umugore ndetse ari nawe nyiri urugo. Umugabo niko kuba yababwira ati musigarane amahoro rwose, ati kandi ibyo muri kwa mwakora ati mubikore cyane bibashimisha, ati ngewe nisubiriye mu kazi. Umugabo yafashe amafaranga arangije yisubirira mu kazi ndetse n'umugabo w'umunyamahoro ndetse cyane arangije niko kuba yakivira aho ngaho arigendera.
umugore yasigaye aho ngaho mu muryango ahagaze ndetse ari kuba yareba umugabo we agenda arenga aho ngaho mu rugo, arangije niko kuba yakongera kwinjira mu nzu, arafunga rwose ndetse afunga neza, ariko umutima uri kwa wa muryo uri kumushinja icyaha. Hari igihe ugenda ugahemukira umuntu, kumbe uwo muntu uri kuba wahemukira disi nta kintu aba agutwaye. Umugabo barakwereka isaha zo kuba yava ku kazi zarageze, ndetse arataha aha ngaha yifitiye uruhinja, yifitiye umwana mutoya yagombaga kuba yamurera ndetse akaba yamufasha kuba yakura neza. Barakwereka umukobwa yaratashye cyangwa se umugore atari kuba yabwira sheri we ati se sheri, ati amakuru yiriwe, ntaho rwose nta cyabaye. Yaje aha ngaha afite amahoro mu rugo, umugabo atangira kuba yamubwira ati ariko Rusi, ati urumva ngewe ibi bintu nzabasha kuba nabyihanganira gute? Ati kugera naho usigaye wifata ugasiga umwana aha ngaha mu rugo, ati ukaba wajya mu bandi bagabo, ati se ngewe wabashije kuba wamburana icyangaha, ati kubera icyo uri kuba wankora ibi ngibi? Umugore yatangiye kuba yakikora mu misatsi, arangije atangira kuba yambwira ati enough, ati birahagije rwose, ati igihe wahereye uri kuba wantokinga, ati se ntabwo uri kuba wabona ko turi mu rugo rwuzuye ubukene? Ati yaba uza kuba ufite amafaranga ukaba ushoboye kuba wanyitaho, imisatsi yanjye ndetse n'amakanzu nambara n'imyenda byose nambara bikaba bisa neza ndetse bihenze, ati nakagombye kuba ndi aha ngaha mu rugo, atari kuri aho ngaho, ati ni ukwirirwa uri kuba wakubaka amazu y'abandi uri umufundi, ati se ubwo urumva amafaranga y'abafundi rwose yazatugeza kuki cyangwa se yazatugeza hehe? Umugabo niko kuba yakumirwa, ndetse umugore aha ngaha yari ari kuba yamubwira amagambo mabi ndetse ateye isoni rwose. Umugore niko kuba yakomeza amubwira ati ngiye guhera ubu ngubu, ati uru rugo ndarurambiwe rwose, ati sinzi impamvu njya nicuza n'impamvu, ati naje kuba nabana nawe tukabyarana. Barakwereka umugabo aha ngaha we yatangiye kuba yarira rwose amarira aba yose. Umugore atangira kuba yamubwiza ukuri ndetse amubwira ko ari murori. Umugabo aramubwira ati se basi, ati ibi ngibi byose wabashije kuba wabireka ukareka no kuba wambwira amagambo ameze gutyo, ati ubundi kucyera iki uri kuba wabimbwira? Umugore niko kuba yambwira ati erega ndarambiwe Paul. Kumva umugabo bari bamwise Paul aha ngaha, Paul agakomeza akiremberera umwana. Umugore niko kuba yaza aha ngaha mu mbati, arangije atangira kuba yapakira utwangushye ari kuba yamubwira ati ngewe ubu ngubu ubuzima ntabwo mbusabwa pe, ati ntabwo mbusabwa, ati njye ndi umukobwa wo mu mujyi, ati ngomba kubaho uko nshatse ndetse nkabana nabo nshaka nkarya ibyo nshaka, kari bugenge n'ubugenge bwayo. Uyu mukobwa muribuka kare twabashije kuba twamufata duhude, kumbe ya mafaranga umusore byatangiye ari kwiba, inkuru yatangiye amafaranga ari kuba yayiba, n'ayo mafaranga yari ari aha ngaha, ndetse umugore agiye kuba yapakira nayo yarayafashe. Umugabo aramubwira ati se n'ayo mafaranga ugiye kuba wayatwara? Ati kandi ariyo nzakoresha ndi kuba narera uyu mwana. Umugore rusa aramubwira ati ngewe, ati ibyo ngibyo si bindeba, ati nta nubwo biri mu mibare yanjye. Ndetse Paul yari ari gukomeza amubwira ati ariko wakagombye kuba wahama hamwe, ati tugakomeza twabana muri ubu buzima, ati kuko ndabizi hari igihe bizacamo nkabasha kuba nagira amafaranga menshi ndetse nkakwitaho. Aha ngaha Rusi we ibyo ngibyo ntiyabyikozwaga, yamubwiraga ko agomba kuba yakigira kubana na Olivier, kuko Olivier rwose yari afite akazi ndetse ngo agomba kuzabasha kuba yamwitaho, atari nk'uwo Paul rwose w'umufundi wirirwa ari kuba yashaka amafaranga ndetse nayo ntayabone. Aha ngaha Paul yakomezaga amubwira ko ibi ngibi ari kuba yamukorera atari byiza habe na gatoya, ati se nta nubwo wagira impuhwe kuri uyu mwana? Rusi niko kuba yamubwira ati ariko uwo mwana ni uwawe ngewe, ati nta burenganzira nkimufiteho rwose. Twibutsa ko turi mu cyumweru cyo kuba twatanga subscribe ku batarayikora, ndetse mujye no muri comment mutubwire ukuntu mubashe kuba mwaboneye inkuru yacu, ndetse ntimuza kuba mwayikunda mukande kuri like, ndetse ntimwibagirwe no kuba mwakora share ku nkuru yacu cyangwa se kuri channel yacu. Byarangiye Rusi asohotse aho ngaho mu nzu, ndetse asiga umugabo yicaye aha ngaho mu nzu byamucanze, arasohoka aho ngaho rwose asiga umugabo amusigana n'umwana aha ngaha. Ese buriya ibi ngibi nibyo wakita ubwenge cyangwa ni ubujiji buke? Bidatinze uko imyaka igenda ishira n'amezi agenda ashira, murabizi iyo umuntu agutaye ntabwo uba ugomba kuba waheranwa n'agahinda. Barakwereka Paul aha ngaha we ubuzima bwarakomeje, umugore amaze kuba yagenda
ndetse ahangaha yari ari kuba yareba muri firigo avuga ati se noneho ati ndaza kuba nafata iki ko mbona nta kintu kiri muri firigo kandi n'umwana akaba nta mata afite, niko kuba yava aho ngaho. Ndetse na Randi Rodi nawe byageze igihe arangije aba yamusohora mu nzu aramubwira ati jyewe ntabwo nakomeza kuba nacumbikira umuntu utari kuba wanyishyura. Uyu mugabo Paul yahuye n'imyaka rwose, ndetse ya myaka imwe itabaho, dore umugore yaramusize amutana n'umwana. Na Randi Rodi abashije kuba yamusohora mu nzu aramubwira ati genda rwose va ahangaha, barakwereka umugore ahangaha. Rusi we rwose ubuzima ahangaha bwari buryoshye, ariko kuba yakiyambarira imyenda yose ndiyijugunya avuga ati iyi ngiyi ntabwo nayambara rwose, ati ni gatoya. Ndetse bigaragare ko yari yararyohewe mu buzima, ndetse yaragiye yibagirwa umugabo yasize mu cyaro cyangwa se umugabo yasize no mu bukode, atari kuba yakibaza ukuntu abayeho we n'umwana. Nibyo njya mbabwira, buriya aho kwizera umugore cyangwa se aho kuba wafata icyizere cyose ukagishyira ku mugore, wapfa kuba wakizera umugabo. Buriya ntabwo ajya gutenguha nubwo atari bose. Barakwereka umugabo yaje ahangaha ku muhanda atangira kuba yasabiriza avuga ati njye n'umwana wanjye mwadufashije mukaba mwaduha icumbi, ko naho kurara dufite nta n'ibyo kurya dufite, ati mwadufashije. Kumbe barakwereka ahangaha nibyo umugabo yari ari kuba yaganirira abapolisi, arangije arababwira ati se ubu ngubu muri kumva hari ikintu cyo kuba cyaba gihari cyo kuba cyatuma nseka njyewe? Yatangiye kuba yahamagara Rusi ambwira ati se Rusi, ati ubu ngubu ni wowe uri kuba wahangara ukazana abapolisi ngo babe banjyana kuba bamfunga? Ubundi hari inkuru umuntu akubwira ukumva agahinda neza neza karakwishe. Umugabo Paul yatangiye kuba yabwira Rusi ati ubu ngubu nta hantu ngira mba, ati usibye kuba nashaka ahantu ndara ndetse n'umwana wanjye, ati kandi ibi byose wibuke, ati byabashije kuba byaterwa nawe, ati iyo uza kuba ubu hari ugakomeza kuba wamfasha kurera umwana wanjye, ati nakagombye kuba ndi umugabo ukora ndetse ufite ejo hazaza. Kumbe usanga nawe yatangiye kuba yakibwejaguza na kosori, yatangiye kuba yarira ahangaha. Umugabo ari gukomeza ababwira ati ubu ngubu ubuzima ndimo rwose, ati ntabwo bunyemerera kuba nakitwa umugabo. Njyewe disi uri kuba nakora iyi nkuru ntabwo nashinja uyu mugabo cyangwa se ngira amakosa mushinja, kuko rwose ibyo yari ari kuba yakora byari umwana we. Ndetse uyu mugabo w'umuhehesi nawe urongora umugore we nakudarana n'umugore we yatangiye kuba yamubwira ati ibyo byose uri kuba wavuga, ati ntabwo bikuyeho ko ari wowe wibye amafaranga. Umugabo niko kuba yamubwira ati rero mureke kuba mwakomeza kuba mwankurikirana, ati amafaranga muri kuba mwanshinja ko nibye, ati hari amafaranga yanjye nisubizaga. Umugabo niko kuba yajya kuba yazana ndetse bya bipapuro bigaragaza ko uyu mugore ari uwe ndetse ari nawe wabyaye uyu mwana. Yatangiye kuba yamubwira ati se muracyabasha kuba mwanshinja amakosa cyangwa se muracyashaka kuba mwajya kuba mwamfungisha? Kumbe Rusi we byari byamurenze. Nawe hari igihe utekereza ku makosa wakoze cyangwa se ku bintu wakoze bikabasha kuba byakurenga rwose. Umupolisi nawe wari waje kumufasha cyangwa se afande yatangiye kuba yahindukirira mureba. Iki kirego mu birego yari yarakemuye byose nicyo cyari kibashije kuba cyamucanga. Rusi rwose nawe ahangaha yatangiye kuba yavuga ari kwiriza avuga ati afande ntabwo nzi ikintu nari nakora muri ako kanya, ati ndetse umugabo wanjye yari yamfashe ndi kumwe n'uyu mugabo. Umugabo Disi Olivier wari uri ahangaha nawe nubwo yari ikibwa yatangiye kuba yakicira intuza cyangwa se yavuga ati kubera iki ibingibi ubundi byabayeho, ati kubera iki cyagiye utabashije kuba wambwira? Olivier niko kuba yakegera umwofisiye arangije aramubwira ati uyu mugabo rwose ararengana, ntabwo ugomba kuba wamufunga, ugomba kuba wamureka. Abagabo Olivier niko kuba yareka afande arigendera, nawe agiye kuba yagenda umugabo aramuhamagara ati babureka kugenda. Niko kuba yatangira kuba yambwira ati ntabwo wakagombye kuba wasiga umugore wawe, ati ngo nuko umaze kuba wamenya ko ari we wambyariye, ati kuri njye nta kibazo mfite, ati kuko n'umwana yantanye ari kugenda akura rwose nta kibazo afite. Rusi wahangaha yarahageze umunwa uba sharapu ndetse aragenda araziba koko. Umugabo Paul niko kuba yakomeza kubwira Olivier ati
ibyo mwankoreye byose birahagije. Ati ndatekereza ubu ngubu mwakagombye kuba muri kuba mwatekereza ku iterambere ryanyu namwe. Olivier niko gutangira gusaba imbabazi nk'umugabo, arangije aramubwira ati babarira rwose, ati njye ntabwo nigeze mbasha kuba namenya ko uyu nguyu yari umugore wawe. Paul we rwose ni umugabo w'umunyamahoro ahangaha, yatangiye kuba yamubwira ati ibyo ngibyo rwose nta kibazo ngiye mbifiteho, ati wumve ko nkubabariye. Umugabo nawe Olivier niko kuba yakigendera, arangije abasiga aho ngaho. Rusi niko gutangira kuba yakegera umugore we, atangira kuba yamusaba imbabazi amubwira ati Paul, ati ndakwinginze, ati kiriya gihe ntabwo numvaga uburyo ndi buzemo kuba nagusaba imbabazi, ati se wowe ubona iriya situwasiyo ndi buze kuba nayifatamo gute? Ati kandi ikindi, ati ubu ngubu ndumva nshaka kuba nasubirana nawe nkongera kuba narera umwana wanjye, ndetse tugafatanya kuba twarera umwana wacu akazabasha kuba yakura ameze neza ndetse afite urukundo rw'umubyeyi papa na mama. Ahangaha Paul we byaramurenze. Umugore akomeza amubwira ati niyo mpamvu kiriya gihe nagombaga gutaha nigise ntarekazi, ati kugira ngo utabasha kuba wambwira nabi. Niko kuba yambwira ati Paul, ati se waretse nkafataho ku mwana wanjye. Paul niko kuba yambwira ati ntabwo nshaka kuzongera kuba nakubona mu buzima bwanjye, ati ndetse sinanakwifuza kuzabona uri kuba wakongera kuba wakora ku mwana wanjye. Rasanga yatangiye kuba yata imizige. Paul aramubwira ati ntabwo uzi agahinda twanyuzemo njye n'uru ruhinja, ati ntabwo uzi igihe wamaraga kuba wagenda, ati ntabwo uzi ibyo byose nahuye nabyo, ndetse twese turabizi uyu mugore amaze kuba yagenda Paul yasigaye yita ku mwana ndetse nk'uko byari bikwiye nk'umugabo wese ukamera, ndetse agerageza kuba yashaka ibyo umwana azarya n'ukuntu azagenda abaho. Bigera n'aho abura amafaranga yo kuba yakishyura inzu yabagamo we n'umwana, birangira landirodi rwose abasohoye na nabi, bajya kuba baba ku muhanda. None umugore wamutaye ndetse akamusiga mu bibazo rwose, akamusigira n'umwana. Muri aka kanya ari kuba yamusaba ko basubirana ndetse ngo bakaba bafatanya kuba bakongera kuba bakubaka ubuzima. Ese wabaye ari wowe wababarira uyu mugore? Ese wamureka akaba yakongera kuba yagaruka mu kabana? Disi uyu mugore nawe yari yarahemutse cyane rwose Rusi, ndetse yari yarakoze icyaha ndengakamere mu buzima. Uzi kuba wafata icyemezo ugasiga umugabo wawe ndetse ukamutana n'umwana utazi ukuntu bazabaho ndetse n'ibintu bizabasha kuba byabatunga. Buri gihe ubundi nujya gutekereza kuba wakorera umuntu amakosa cyangwa se wahemukira umuntu, jya utekereza kabiri cyangwa se gatatu, uvuga ati bizava muri iki kintu ni ibihe, resulta zizabasha kuba zavamo n'izihe. Reba uyu mugore yaragiye arikaranga rwose, arya ubuzima bwose bubaho, yibagirwa ko afite umugabo ahangaha, ariko nyuma y'ibibazo cyangwa se atangiye kuba yagaruka. Umugabo ari kuba yamubwira ati ntabwo nkigushaka kuba nakubona ndetse sinkishaka kuba nakubona mu maso yanjye. Ese uyu mugabo Paul araza kuba yababarira uyu mukobwa wacu? Rusi niko kuba yaza amubwira ati Paul ndakwinginze. Paul niko kuba yamubwira ati amazi yamaze kuba yarenga inkombe rwose, sinkigushaka genda. Niko kuba Paul yafata inzira arigendera. Umugore asigara ahangaha amubwira ati Paul ntabwo wakankoze ibi ngibi, ati uzabyicuza ndakwinginze mbabarira. Paul yasize umugore aho ngaho arigendera. Ese yaza kuba ari wowe wari kuba wakora iki? Nanjye uyu mugore rwose sinabasha kuba namubabarira. Icyo usabwa ni ukuba wadukorera subscribe ngo utazajuka icika inkuru nk'izi ngizi, ndetse no kuba wadukorera share ku bantu bawe, ntiwibagirwe like na comment.